Yes, turacyabasuhuza abapioneers mwese abakurikiye business isobanutse harimo n'abatari abapioneers. Mukomeze mugubwe neza kandi dukomeje kubifuriza ibyiza byose. Kuri mikoro kandi kuri kamera Nitete Kamanzi, tukaba tugiye kuganira kuri Pi Network nk'uko bisanzwe ku mushinga wa Pi Network ku kijyanye na Open MAINNET. Open MAINNET. Bizagenda bite ku munsi wa Open MAINNET? Ni iki kizaba cyabaye muri rusange? Ikintu kizaba cyabaye icyambere, hazaba habayeho guhuza aba pioneers, aba users n'ikoranabuhanga rihambaye rya blockchain technology. Muri make buri muntu wese uzi yuko yamaze kwiyandikisha muri Pi Network, n'uzaba atariyandikishijemo azaba agize amahirwe yo gukorana n'ikoranabuhanga rya blockchain technology. By'umwihariko tuzaba tugiranye isano n'ubucuruzi bugezweho bw'ikoranabuhanga, sibyo? Digital economy. Tuzaba twinjiye muri digital economy. Hari kuba tugiye gukoresha ikoranabuhanga rihambaye mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko bushingiye kuri financial transformation ishingiye kuri technology ihambaye ariyo ya blockchain technology. Ubwo no kuvuga ngo tuzaba twinjiye mu bukungu bw'ikoranabuhanga cyangwa se digital economy. Icyo ni kimwe, tuzaba duhujwe nayo mahirwe. Icya kabiri, tuzaba twinjiye mu mubare, nanjye kuvuga ngo w'abaherwe, nta buherwe burimo. Buriya abantu boroye inka nibo bavuga ngo hari umworozi, hari umutunzi. Wowe ushobora kororiza abandi, ariko umutunzi atungize, sibyo? Tuzaba twinjiye mu rugaga rw'abatunzi b'ubukungu buhambaye ku isi, abashoramari, abanyamafaranga bo mu rwego rwo hejuru. By'umwihariko umuntu uzaba afite payi 500 kuzamura. Ewe tata we, muzi bizabaho? Arya ngo Yesu yakoreye igitangaza ngo ngo ikana mu bukwe ngo bwande ntawe. Ni nk'umugani w'abakobwa 10. Ubundi abakobwa 10 yari nande abantu batahukwe nta invitation nta mazina, bwari ubwande se bwo, ariko handitse ko ari umugani. Ibwikana bwo rero si umugani, ahubwo ngo byarabaye, bwari ubwande koko. Okay, sibyo nashakaga kuvuga. Tuzagira ibitangaza biruta iby'ikana, ngo muzahinda amazi divayi. Nese ubundi iyo ufashe amazi ugafata na ji bihinduka iki? Ukabiva ari ibintu biba bisekeje. Utwo n'uduhenda abana. Tuzakora ibitangaza. Mwe muravuga ibitangaza. Hari igitangaza cyo ku buzima bwawe, hari igitangaza cyo mu muryango wawe, hari igitangaza cyo mu gihugu cyawe, hari igitangaza cyo ku isi, hari igitangaza cyo yego komana yanjye. Ahubwo se muzabona mu kwiza ibitanga. Ariko reka mbabaza, buri ufashishe ifi ukayiroba uko yakabaye kuri iyi ifi nawe irebe, noneho ntabwo amererwa abantu bayigirira idatetse, ntabwo ariyo bayigirira ivuye mu mavuta igeze ku isahani. Uriya muntu nta gitangaza aba yakoze wayitetse. Ukimwirengagiza ibintu nkana, hano muzafata akantu kamwe mugakuriza kagenda kareguke karuta umuhanda wose, nimurangiza mwumve uwo muntu niwe wabikoze akada. Sa kaburimbo zaje ejo bundi. Uwo hari undi muhanda wakwifuza atari kaburimbo, uwo muntu kuki mutavuga ko yakoze igitangaza? Reba umuntu wahembye amafaranga, ngo wahembye amafaranga, bafashe igipapuro bagisiga amabara, barakidesigninga. Bivuze nabi. Bamaze kukidesigninga baremeza bati iki ngiki ni 1000, ibi ni 5, ni ifaranga. Ibintu birahama birakomera. Icyo si igitangaza. Ariko haje undi none yazanye amafaranga yikoranabuhanga.
ngizo bitcoin, ngizo za ethereum, ngizo za dogecoin, ngizo za bnb, ngizo none haje pi network. Uyu munsi bitcoin iri hafi 90,000 niba bitanarenga, inako miliyoni 90 z'amanyarwanda bitcoin imwe. Ariko haje pi yikubye inshuro 15 ukumva yuko idashobora kuvunja 314,159 by'idolari. Ntabwo wakumva ko ikintu ari igitangaza. Ubwo mu Manyarwanda uzayariyo miliyoni 408 zirenga. Ibyo bita bitangaza ntabwo mbizi. Rero open MAINNET ikintu izabizanye cyanyacyo ni ukuguhuza n'ikoranabuhanga rihambaye wowe ririmo na artificial intelligence. Ryakoranabuhanga rishobora gusimbura umuntu ariko nta muntu warisimbura. Uzabuhuje naryo urikoreramo, urumva ayo mahirwe ariko byonyine ubwayo. Ikindi kizaba kibaye ni ukudufungurira amasoko mpuzamahanga ku isi yose. Umupayoniya wese yemerewe guhahirayo akoresheje ifaranga rya pi. Icya gatatu, tuzaba turekuriwe gukoresha ifaranga rya pi igihe dushakiye, uko tubishakiye, aho dushaka. Ubwo ni mu bibare ikoranabuhanga rihambaye. Cyo ni cyambere, ifaranga ry'ikoranabuhanga riruta yandi yose ku isi. Cyo ni cyakabiri. Cya gatatu, guhahira ku isoko iryo ari ryo ryose ku isi igihe ubishakiye, aho ushaka, uko ubishaka, ingano y'ibyo ushaka bitewe n'ubushobozi ufite. Open MAINNET nicyo ngicyo izaba ije gukora. Icya kane, kuguha amahirwe yo kuzana izo nyungu mu gihugu cyawe payo uyivunje mu ifaranga iryo ari ryo ryose ushaka. Icya gatanu, ni ugukuraho imipaka yose, imbogamizi zose zakubuzaga gukora ibyo ngibyo mvuze, harimo no kutongera kubangamirwa n'amategeko yaba aragenga leta y'igihugu cyawe, yaba ari imyishyuranire. Transactions zizaba zoroshye, ari wowe wigenzura atari leta ikugenzura, ugapfa gukora ibyemewe mu gihugu cyawe gusa. Asone. Icya gatandatu, uzaba ubonye amahirwe yo gushora imari mu mishinga muri za ndoto zawe wahoze urota utashoboraga gukora, haba ari mu gihugu cyawe, haba ari hanze y'igihugu cyawe, ariko ugashobora gushyira mu bikorwa mu bwisanzure, mu mudendezo, mu bwinshi, mu bwuzure icyo washakaga gukora. Guhigura umuhigo, mbega wumvaga akose ko umuntu ahiga ibyo afite, ibyo ntabwo ari uguhiga, ahubwo ni ukurota indoto. Ni ukugira intego, ntabwo ari uguhigura umuhigo. Uhiga icyo ufite. Abashobora guhiga ibyo bashaka guhiga, wahigaga ikisi, abandi bagahiga ukaririra mu mutima kuko ntacyo ufite uhiga. Noneho hano ntabwo uzashaka no guhiga. Uzajya bagutumaho bati ni mukiri. Ubakize da. Ejo ndababwira ntari giye mbiseka ariko nkumva ndababaye. Mwamenyuye. Uzabyibonaho sindi hano. Daraho uzamama nangiye kuvuga ngo nzaba mpari. Simbize ariko nzi kuzabikora. Ushaka kuzagikora. Ntimuzagire nabi gusa. Nimugire intego ubu yo kuzagira ibyiza gusa. Ntazagira umukene ugukenana ngo abure ubufasha. Ntuzagende mu muhanda mubi kandi mubishoboye muri abantu nka 5 muri quartier bashobora kubaka kaburimbo y'ibirometero 10. Ntimuzipfubye. Ubundi amafaranga uzapfuye ajyane. Uzapfa bayarya abandi. Uzi umunsi ukuntu bazarya ku rupfu rwawe. Uwo munsi uzikoronki zabo uwo munsi hari abapayiniya bazarara bapfuye. Hari igihe mbitekereza ngo nanjye wabona mbayemo da. Ntacyo reka nanjye ntanga ibyo ntanga nkiri muzima. Umunsi napfuye sinzavuga. Nzavugisha ikizi. Nimwe muzamvugira. Nzabavuga ikizi. Nigeze gusetsa abantu babwira ariko murabizi ngiye kuzandika ibaruwa muzasomera ku rupfu rwanjye napfuye. Ese iyo wari izanzura. Utwo za ndoto nyine
Bishobora ko ntibisaba payi. Twe turibera rero noneho ibisaba payi. Open MAINNET rero murabyumvise ikintu izabituzaniye ni icyo ngicyo. Urimo niba utarimo urakora iki kugira ngo nawe uzabemo? Mugubwe neza, muhaye muronye, mwitegure buri kimwe cyose tutazahusha ayo mahirwe. Sibyo?